umugabo arota mu kiryamo cye harimo undi muntu ariko wa famiye hafi aho cyangwa ukabona hagati yawe n'umugore muryamye hajemo nyoko bukwe. aho ni mu nzozi ni nyine zerekana ko icyo twita ngo n'umwanzi wo mu nzu, household enemies, umwanzi wo muri famille. Ntabwo ari umwanzi wo muri famille, mu nzu imbere aho. Yego. Yes. Ikindi uzahora buri gihe urotubona umudamu wawe cyangwa umugabo wawe aryamanye n'undi muntu wo muri famille, nubwo ntacyo ngo bakora kandi babone mu nzira mu buriri bwawe. Ikindi gituma ushobora kumenya ko ari umwanzi wo mu rugo, urota abwira ngo tuye gutaha ubukwe ariko utazi nyirabwo. Uno muntu anarota ya akurikirana urupfu rw'umuntu azi. Nk'urugero ukarota ushyingura umwana wawe kandi umwana arahari, ukarota ushyingura kandi barahari. Ibyo bikwereka ngo hari abantu muri famille bazi imbaraga zawe, bazi n'uburiwe, bazi n'icyo ushoboye, ariko bagomba kukumanura. Hari igihe bakumanuza imbaraga z'abarozi, hari igihe bakumanuza imbaraga z'indi, ariko hari igihe bakumanuza ibifatika bashingira ku marangamutima, ku buryo inzu wari kuzuza utazigera uyuzuza. Yego. Bakabirwanya bagize gute? Bashyizeho umwete, kuko bagushyiraho ibibazo ukagira ngo ntabyo ugira. Uzi ko bano bantu bahitamo kugusenyera urugo kugira ngo bongere bagire bwa bushobozi, bongera kugireho imbaraga ibyo wagezeho cyangwa witayeho. Baranagutandukanya rega, uvuga ati bariya abantu bitayeho kure, reka tubatandukanye na atugarukire. N'ababyeyi barabikora. Igihe cyose rero uzarota uryamanye n'uwo muhuje sex, sinzi barazirota rega. Ukarota umuhungu ku muhungu da, umugore ku mugore. Yego. Yabivuze ngo ufite umwanzi mu nzu aho ngaho. Kuko the same sex, ubundi ari ya sex itandukanye, umugabo n'umugore umva ko ari bitero, ariko umuntu muhuje sex bwabyo bivuze ngo ukurwanya ni inshuti ya bugufi n'uwo mu muryango, nuzi gahunda zawe. Nk'ubu gasenga uti musengere mfite gahunda iyi niyi, utizacamo ugategereza nticemo. Bene mpamvu ubona abantu benshi ntavuga agiye gukorera permis, ntavuga agiye gushaka passport, bigeze ubwo mu muryango hari ibintu ukora ntubwire umuntu wese. Kandi ikimenyetso cyerekana ko umuntu atari inshuti yawe iyo umubwiye intsinzi, aho kugira ngo yishimane nawe akubaza ngo utambwiye kuki utabidushye biduhishe se. Nese ibyo nabwiye ushize byarakunze, ukibaza ngo umuntu atonganira intsinzi cyangwa ashima intsinzi ya mugenzi. Ntari buyishimire kuko afite umujinya, kuko wamuciye muri humye, ukamucika ukagera ku kintu runaka wakizana tiyumbwira mbwira nkakora icyo gihe tuvuga ati hese abahanga bati ati buryo ryo muntu n'uyu nguyu. So ni lofty frenemies hano friend, ariko so umwanzi wo mu nzu iwawe. Ziriya nzo zinavuze nibi nkubwiye n'ibindi tuzakubwira ubutaha. Niba uzi ko bikuriho ukeneye kwirukana no mwanzi, bamwirukana bate? Suka sohoka mu nzu wanyu, ahubwo nuko Imana iguha ibintu ikagukoresha ibintu ku buryo kuvuga bizamunanira. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. tuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Niho uri kutureba mwese muhawe ikaze muri iki cyumweru cy'amasengesho, dusengera ibintu bitandukanye bigomba gukemuka, kandi ku bw'amaraso ya Yesu n'imbaraga z'Imana bigomba kuhinduka, ibintu bikagenda neza. Amazina ni Jerry, ndabiyegereje cyane, ndabakunda. Abakoze subscribe, abantu bose badukurikira turabasuhuje cyane. Mushumba waramutse nanone? Yego naramutse, amahoro ndashima Imana kandi
aguha umugisha. Amen. Kandi abari kumwe Bwabera Ministries, Imana ikomeze baduherumisha mu izina rya Yesu. Jerry, Imana iguha umugisha, Imana iguhe kurama nawe, kandi Imana igukomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yego, narindi kuvuga ngo amasengesho arakomeje muri iki cyumweru. Cyane arakomeje, barambaza ngo dusenga dute, no umuntu kuri telefone barayifite. Telefone barayifite, ndayimba narayivuze ubushize nayako kuyandika byo, reka twivugire ko ari 0782554028, hanyuma na 0722554028, hamwe ni Airtel ahandi ni MTN. Ariko na muri description ziba ziri mu ntabwo abantu bahagerageye ikintu cyantunguye. Cyantunguye nuko ari umuntu wabimbwiye kandi nzi ko umwe intellectuel kandi wa mu gihugu runaka. Ambwa ati ngukurikiranye kenshi narabuze nimero. Naratahageraga nabyanditse ukuntu bishobora kwisonokirwa, ntabwo ipfa kunwa n'abantu bose. Nuko zipining. Uko ubushize nzivuga nibwo wese bambona. Nuba bamwe barandika muri comment cyangwa ngo warebye. Ntabwo narebye. Ngo waduhaye nimero zawe ngo twarakubuze kandi description zibirimo. Description harabagora, ariko ndwazibahaye. Wazanditse ko nacyo zitwaye. Nushaka kubashyiraho na email. Intwaye ikize. Nta musubiza no kuri email. Ahubwo ikibazo mpamvu ntagusubiza, ahubwo barambajije nawe muri comment kuko nanditse ntusubize, rega ntago wahita wandika umwanya wa gusubiza, baba bari mu bindi bintu pe. Ntabwo nge ntunzwe n'ibi ngibi, ibi ntago byahaza urugo rwanjye, hari n'akandi kazi mba ndimo, ariko akona ko ntikambuza, burya ushobora kumara n'icyumweru ntaragusubiza, aho nkagusubiza. Hari n'umunsi ngira nkafata telefone ngasubiza buri kintu umuntu yambajije, ko nabonye time yabyo. Urumva umuntu yababaye abashaka igisubizo cy'ako kanya. Oya. Bajye bareka umuntu aruhuke, wumve ko nafite gutekereza baganire. Rega buriya ibintu by'umurimo Imana twahamagariwe, sibyo? Ubu tubyita ngo ni umurimo w'ubushake. Ariko nubwo ufite ijwi riguhata kubikora, ariko hari ibindi bintu busabwa kugira ngo babashe gutungana. Uri mutima turagenda na buriya. Niba uzi ko ugiye kumfatira umwanya wowe ugira gute, no aho ibyawe birangije amagare, ariko bahumure, turahara amasengesho arakomeje. Tuzabafasha, turashaka gusenga, kuri ndashaka gutsinsura uyu mudayimoni wigize gutya. Kandi bira numva kino kiganira kizera burya already aba yasenze, ariko wumva ko akeneye ijwi rya ntambabazi, nawe nta kibazo ndahari. Abandi bambaza ngo Silas ni umuheruka. Silas afite channel yitwa Ankoraho TV. Umukeneye agenda kore subscribe, no umukozi w'Imana wuzuye umwuka wera, arahari rwose, arahabaye. Kandi ari masengesho y'icyumweru y'umuriro, ejo bundi nayakurikiranye ndafashwa. Rero bavandimwe inshuti z'Imana, Silas umushaka mushakira aho bita Ankoraho TV. Yego, aramusangayo. We azagaruka ahangaha haracyarandi mezi, reka banze yubake, hanyuma amuzamubona muhumure kugira ngo murabyumvise. Urakoze cyane kuri za topic z'icyumweru wagiye tubwira tuzasengeramo. Uyu munsi turaganira ku yihe, ndetse mukanya waruri nkumbaza ikibazo, ngira ngo n'abadukurikira hari ukuntu babonye ntasaha nk'udahari, ariko nari mpari buriya, nari ndimo mpishurirwa. Cyagiye mvuga ngo wa mudamu, ubyibuka mu cyumweru cyashize, wa mudamu ufite ikibazo cy'umugabo kunuko burya barampamagaye kandi twarasenze. Rero na kano kanya nari ndimo mpishurirwa. Kubera ko nanjye kuganira ikintu kivuga ngo twaragiye tubura abanzi dukwiye gusenya mu buzima. Uyu munsi wa kabiri w'amasenge, nako uyu munsi wo kwa gatatu, tugiye kuvuga ku banzi bo mu muryango, ariko ntago ari wo muryango famille, ni house. Ubwo ni mu nzu, mu rugo, mu rugo ndani wijya kure, nimo imbere mu nzu, imbere household enemies, abo mubana kumba utazi ko bakugirira ishyari. Nari mpishura ndavuga ngo no muntu nawe agerageze anyemerere azampamagare. Timeze bite? Nibyo nshaka nyine, ntago wari wamuvuze kugira ngo yiyumve. Nari ndi mwishurirwa se, agiye kubona mbona umudamu umwe n'igihugu arimo ndakibona, ariko sinkivuga, ariko si uko igihugu kirimo, ahubwo mu gihe agiye kuryama asanga murumuna we yageze mu gitanda cyaryamanye n'umugabo we.
uwo muntu yarabirose mu nzozi, arangije ntiyamenya ibyo ari byo. Reka ngusobanurire. Kera bagiye kukwigizayo, mada bagiye kukwigizayo, kandi utwawe umugabo na mwene wanyu. Bigusaba ngo hari imbaraga uri bukoreshe kugira ngo bimenyekane mbere yuko bigenda bityo, cyo bita papu. None se wabuza muri umuntu gukora ibyo akora mu nzu cyangwa niki? Oya, none se ko atambuka hose uretse mu cyumba cyawe. We misiyo yamaze kuyigeraho. N'ikimenye mada kuva byaba usiga uhora mu ntonganya, kandi mbere ntimwatonganaga. Ibi bintu nuhaguruka ugasenga, nicyo mwana mukaramisha mwo bahamagara dusenge bano bantu. Hakaba undi muntu wa kabiri nawe Imana isimpishurira, we mu buzima abari ku meza bambabarire, kuko sinakoze ikiganiro nzi kuri ku meza, sinzi igihe uzacyumvira, nanjye naraye mbibonyeho biramvuna mu neza numva hakeneye imvugo itari nyandagazi. Umuntu yanyoherereje ahita asanga yavuze ijambo ngo ntiyavuga amazira ntoki, abyita ngo yaragiye kurya ngabona amabyi yuzuye isahani. Narindi mbonye nahise numva ibyo ndiye nabyo, kumva numvise imvugo. Reka njye nivugira amazira ntoki. Uno muntu igihe cyose arota amazira ntoki. Nufite ikibazo cy'umuntu wasobanuye ngo utamazira ntoki pupu ngo n'amafaranga, ntabwo ari ko biri. Hagiye gukandagira amazira ntoki no mu cyumba n'amazira ntoki, ahantu hose nicyo kintu agiye mvana namunukira. Uyu Imana yamumpishuriye. Uyu ni ukuvuga ngo uno muntu nawe arakeneye kwambara imbaraga mu isengesho, Imana ikamuhindurira amateka. Abarozi baba baramugose burundu. Nicyo Imana yarimishuriye muri gahunda. Twakomeza ikiganiro n'ibinyemereye. Dukomeze nande kukubwira nti muri iki cyumweru uravuga uti tuzaganira ku mwanzi wo mu rugo. Yego. No kuvuga ngo abo n'abanzi bo mu muryango bazakurwa bakuvangira kuko barakuzi, ariko ntibaguhora performance ufite, ntibaguhora icyo ugezeho, ahubwo banga inyenyeri iri muri wowe. Inyenyeri yawe niyo banga. Yani kuvuga ngo abantu tugiye kureba abanzi bo mu rugo babazo buriwe. Kenshi hari n'igihe kubera ko ufite inyenyeri yo kuzahindura byinshi mu rugo, usanga ni wanyu barabibonye babizi. Ariko ngo nibahamagara buri kanya, nibahamagara buri kanya. Noneho aba bantu bagukurikira kubera inyenyeri bakubonaho. Dushingiye kuri Josefu, yabwiye abantu ati nzagira zanzo bamwangira ikanzu se yamudodeye, kandi koko byumvikana. Yari umwana yifuzaga, wavutse ku mugore yifuzaga, kubera ikanzu asa n'iz'abandi, noneho agiye kubyicagirikaho n'inzozi ze. Nawe uzarebe mu rugo umwana bawe wa mbere ukuntu bamuhemba, bamufata neza. None se babaye aba 20, kandi ubwenge ntibuzapapfa nkabe n'uwa kabiri. Hari abantu burya nubwo bamwigisha iki atagira akantu yafata muri we, ariko bimeze ubuzima ari kuyatura. Ntabwo bishoboka. Hari ibintu bundi hari ibintu bitatu. Hari ibintu iyo utabizi ntububizi, burya utazi imibare ntubugize gute, ntabwo buyizi, ntacyo wakora ngo uyigere. So rero kubera ko inyenyeri yo mu bwana narakubwiye ngo buri gihe iyo abantu bazi kugenzura, ugenzura umuntu mu buvuke bw'umwana. Iyo umwana azaba umuyobozi cyangwa umutegetsi, usanga n'ahari hose yorganiza abana. No mu bana habamo abayobozi. Neza kusanga kandi kubona no mu ishuri afite yorganiza. Bari gukina ari bonyine, ugasanga ari kubisira ku murongo. Ko kana yanabishwanira. So rero nuvuga ngo batabona ya nyenyeri ya wa muntu, wa mwana organize ibintu, wa muntu ba interested ku bintu bya papa we, wa muntu uri sharp. Noneho babanebwe muri famille n'abanyogosenye n'abandi bose bagatangira kukugirira ishyari utabizi. Papa ni wahamagara buri munsi urumva, none ndaterukana kana kazoma gakomeye n'iki byose n'iki yamanota, kandi ugasanga uno mwana buri gihe aba ameze nk'usabana, ariko mu misabanire yo ukabona afite nuko yirinda atapfa guhubuka. Rero abangaba umwanzi wo mu rugo, icyo gihe wibuke ko Kayini yababajwe n'iki, kwica Abeli, ngo Imana yakira igitambo cye.
ngo ni n'icyaki uhora umuntu ko Imana itakira igitambo cyawe. None se ko yenze kuburiza agatamba ibikwiye bisobanura ngo Kristo, undi akajya gutamba imyaka kandi bidakunda kugira ngo bigende bite, baramwishe arangije ngarira akabatera kose Kayini. Rero ibyaha byituga tugira kugira umutima. So rero ababanzi bo muri famiye baba bazi porogaramu zawe, baba bazi gahunda zawe, yego, baba bazi n'isengesho ryawe. Abangaba ikintu bakora niki, bakubabariza umutima ku rwego rwo hejuru. Hahandi niba waranashatse uri umugore n'ibyiza ubakoreye ntabyo babona, niba uri umugabo ukabafasha ntabyo babona. Baba bumva hari wati byurimo ukaza ukabatunga 100% bose. Yego, bene abangaba bene wanyu ntacyo wamuha ngo ashime, ubusa tuntu mpaye hamwe. Iyo wari utunze umuryango ugashaka, bahinduka umwanzi wo washatse. Inyama twaryaga niho zirya. Urukundo ni urukundo. Yego, urabyutse bita inshuti zo mu muryango kandi koko. None se umaze kubaka ugashaka urugo, kubaka urugo, ibyo wahaga iwanyu wabibaha biba bitandukanye. ese bigiye kuribwa nande? Numva aba bantu nta cyiza bakwifuriza. Ikintu kikubwira yuko ufite abanzi bo muri famiye ni inzozi zigera kuri 6. Ndimo ndahuza bino bintu ngo babyumve. Kurota ubona umuyaga uguhuha, umwenda ukazamuka, ishobora kuba ari ijipo, ishobora kuba ari ishati, ishobora kuba ari umwitero. Ikintu cyose kikwambura umuntu yabona mu udashaka kwerekana ubwambure bwawe. Habura ngiye kumbwira ngo wambonera mu gituza, sinzi hano wakibonera igikuye burya. Yego, cyewe yego mwami Yesu, kuburyo hano jurangaye gutya kuri piscine kana yamugenda ari njoro nta undeba, ntabwo nagukundira. Piscine nabwo ntibikunda, nashyiramo akenda. Yego, ikintu nashyiramo ni terere ngere kwenda, ariko kumbona ngo nambaye ibutura isekuru hano isekuru, nambaye ibutura ku muhanda. Hari imyambaro y'abashumba. Bundi hari ibintu abashumba tudakwiye kwambara, tuye tubwizanya ukuri. Iyo wiswe mushumba ukitwa pasteur, hari imvugo, hari imyambaro, hari ibiryo, aho kwicara, hari imyitwarire, hari imvugo utemerewe kuvuga. Mbona bamwe barabicuritse, nabyo ntibitinda kubacurika. wowe ibintu byose uba bifite igisubizo, hano guca ku munwa byose nabyo ntibitinda kubacurika bikabambika ubusa aribo. Yego, sibyo? ndabibona uzagakata baka nabo birabacurika pe. Kandi kubera iki? Ubundi Pawulo yavuze ngo byose turabyemerera, kuko yabicuritse agasigara ku izina, byaramucuritse asigara kwa kundi, none hasigara nta garuriro afite. Yego, ndabizi neza ko hari abashumba n'abahanuzi kuko bacuritse iby'Imana. Bavuga ibyo babonye yambere, ibyo babonye barangije barabicurika. Uyu munsi byarabacuritse ku buryo kwigarura icyizere byagize gute, kizigira kigaruka. Kandi ufite icyagucuritse ntago byakura. Kandi umutwe ureba hasi n'ababonye kubera ko waravuze urashyekerwa ugira gute, ntabwo ari byiza buri rero. So rero iyo urose wambaye ubusa ariko umuyaga ukazamuka, turimo tuvugira ukuntu hari imyanya utapfa kubona. Yego, ntabwo bikwiye. Bari n'abantu bajya banabwiriza bambaye nk'amabubu. Bya bintu tumenya umuco wacu. Unamenye ikindi ukasanga umuntu agiye kubwiriza yambaye ibintu bishayininga, ntibyemewe. Ikindi kubwiriza ukora mu mifuka ntibyemewe. Ikindi kubwiriza wigira gutya ntibyemewe. Hari ibintu ugomba, ubundi ukasanga umuntu arimo abwiriza yakanze abantu yakoze mu mufuka. Oyabambe ikintu gitera agahinda muri misi ya none, dutakaza twita deontologie pastorale. Ubundi burya iyo uri pastor amenya ibintu, hari icyo twita ethique na deontologie na methodologie. Umupasiteri yigishamo, avugamo, abamo. So ethique pastorale y'umupasiteri muzima, hari imvugo navuga. Ariko hariho pasiteri wakomotse muri abantu bo ku muhanda, nanabivuga uzabona bimubereye. Yego, kuko we yagize gute, yarahaciye, yarahabaye, azi no kubivuga. Ariko azi nkanya ngo gongaho, namenya gonga he, sinari gonga icyo ari cyo kugonga nyine. Hari uwambwiye ngo se ngo urashona, ntigushona, nta myenda yacitse mfite. Niko namushubije, arambwiye ngo se ngo urashona, sinshonesha, nta myenda afite yacitse. Ngo gushona ngo no kubivumba, ntabyo nzi byo. Konzi ko gushona mu Kiswahili kudodesha imyenda yagize gute,
none se ngurayoka niyo inzoka ntazo nzi so urumva hari ibivugo n'ibiki bitatubereye yego nagusobanuraga nyine za nzozi no kuvuga ngo uno muntu impamvu ari abanzi bo mu muryango ikindi kimenyetso kibaranga iyo umuhaye arishima iyo bihagaritse yego arababara ntabona kuri inshuti iyo umuhaye miki arabigaye gatatu bahora bumva uri igikoresho cyabo bakeneye ntago bita ku nyungu zawe ibi ni bifatika twabonye ko agomba kubarota wa mwenda wavuye ku ruhande ikindi ni ukurota buri gihe ugaburirwa n'umwe wo muri famiye aguha ibiryo ukabyuba rujya muri kurya ugomba kwitonda icya gatatu no muntu arota buri gihe intebe ye nk'urugero yajya kwicara mu ntebe agasanga ntuyicayemo yajya kwambara umwenda agasanga undi yawambaye ikintu cyose mu nzu agiye gushyira agasanga undi yagifasha yego bisobanura ngo barashaka guswitchinga bashaka gutwara ya nyenyeri ko bazi neza how ushobora guperform bazi neza inyenyeri yawe imbaraga ifite so kukunaniza nuko bakoresha za mbaraga twavugaga ikindi no muntu akenshi yari umugore cyangwa ari umugabo arota mu kiryamo cye harimo undi muntu ariko wa famiye hafi aho cyangwa ukabona hagati yawe n'umugore muryamye hajemo nyoko bukwe aho ni mu nzozi ni nyine zerekana ko icyo twita ngo ni umwanzi wo mu nzu household enemies umwanzi wo muri famiye ntabwo ari umwanzi wo muri famiye mu nzu imbere aho yego yes ikindi uzahora buri gihe urota ubona umudamu wawe cyangwa umugabo wawe aryamanye n'undi muntu wo muri famiye nubwo ntacyo ngo bakora kandi babone mu nzira mu buriri bwawe ikindi gituma ushobora kumenya ko ari umwanzi wo mu rugo urota babwira ngo ugiye gutaha ubukwe ariko utazi nyirabwo uno muntu anarota akurikirana urupfu rw'umuntu azi nk'urugero ukarota ushyingura umwana wawe kandi umwana arahari ukarota ushyinguramo kandi barahari ibyo bikwereka ngo hari abantu muri famiye bazi imbaraga zawe bazi n'uburiwe bazi n'icyo ushoboye ariko bagomba kukumanura hari igihe bakumanuza imbaraga z'abarozi hari igihe bakumanuza imbaraga z'izindi ariko hari n'igihe bakumanuza ibifatika bashingira ku marangamutima ku buryo inzu wari kuzuza utazigera uyuzuza yego bakabirwanya bagize gute bashyizeho umwete kuko bagushyiraho ibibazo ukagira ngo ntabyo ugira uzi ko bano bantu bahitamo kugusenyera urugo kugira ngo bongere bagire bwa bushobozi bongera kugireho imbaraga ibyo wagezeho cyangwa witayeho baranagutandukanya reka uvuga ati bariya abantu bitayeho reka tubatandukanye na atugarukire n'ababyeyi barabikora igihe cyose rero uzarota uryamanye n'uwo muhuje sex inzozi barazirota reka ukarota umuhungu ku muhungu umugore ku mugore yego yabivuze ngo ufite umwanzi mu nzu aho ngaho kuko the same sex ubundi ariyo sex itandukanye umugabo n'umugore umva ko ari ibitero ariko umuntu muhuje sex bwabyo bivuze ngo ukurwanya ni inshuti ya bugufi n'uwo mu muryango nuzi gahunda zawe nk'ubu gasenga uti musengere mfite gahunda iyi niyi utizacamo ugategereza nticemo bene mpamvu ubona abantu benshi ntavuga agiye gukorera permis ntavuga agiye gushaka pasiporo bigeze ubwo mu muryango hari ibintu ukora ntubwire umuntu wese kandi ikimenyetso cyerekana ko uwo muntu atari inshuti yawe iyo umubwiye intsinzi aho kugira ngo yishimane nawe akubaza ko utambwiye kuki utabiduhishe biduhishe se nese ibyo nabwiye ubushize byarakunze ukibaza ngo umuntu atonganira intsinzi cyangwa ashima intsinzi ya mugenzi ntari buyishimire kuko afite umujinya kuko wamuciye muri humye ukamucika ukagera ku kintu runaka wakizana atiyumbwira mbwira nkakora icyo gihe tuvuga ati hese abahanga bati ati buryo ryo muntu n'uyu nguyu so ni ufite frenemies hano ariko umwanzi wo mu nzu iwawe ziriya nzozi navuze nibi nkubwiye n'ibindi tuzakubwira ubutaha niba uzi ko bikuriho ukeneye kwirukana no mwanzi bamwirukana bate suka sohoka mu nzu iwanyu ahubwo nuko Imana iguha ibintu ikagukoresha ibintu ku buryo kuvuga bizamunanira yego kandi Imana ikaguha n'abantu bagukunda nk'urugero kumva bati ninde muntu wadufasha kujya mu bavuga rikijyana ati ni runaka
bo barakwita ingiye kugasanga ubuyobozi burakwizera, itorero rirakwizera, abantu barakwizera, abantu baragukunda, we nubwo atagukeneye. Bo bakeneye kugukoresha, ntibakeneye kuzamuka. Ubundi nta nubwo banagukeneye, by the way, bakeneye ibyawe, ibyo uzana, ibyo bamara. No gupfa byo n'abana babyeyi ntacyo bivuze, ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye. Uyu mwanzi wo mu nzu hari izindi zujya umurotaho. Nubona ziriya za Marie Jose, ukabona imiserebanya, ukabona utu tuntu twa cockroaches, akora ukuntu wicara ukabona dusa nk'utubanza amatwi. Urumva neza? Ibinyenzi cyangwa se umunsi mu gitondo nagiye guhanagura icyo nagomba kuza nitwaje. Ako kanya sinzi ukuntu nitekereje umutima wanjye, kumbi saka agatambaro, umuntu arantije imodoka, birumvikana nge nta modoka ngira arantije, katubye igitego cyo. Noneho njya kuyihanagura kuko nanga ibintu bisa nabi, ariko agatambaro ngiye gukora nkabonye, numva ijwi rirambujije gukoresha. Why not? Noneho kuko ngiye buriya sinjya njya kwibaza, nahise mfata kurande nkoresha gati, nsanga hari nk'umuserebanya wari urimo. Ariko ntacyo bari kuntwara, ariko nge nzi icyo bivuze, nge nk'umunyamwuka nzi icyo bivuze. Mo hagati mu gatambaro cyane kari kanini gutya, umuserebanya uyu nguyu kandi watuje wacecetse. Mu gihe ngiye guhanagura mpita nkabona, nahise mvuga nti ndagucyashye dayimoni, nakubonye tu. Nakubonye rwose, nge ntago bajya bambeshya bikunda. Kandi ndangije umuhanuzi arampamagara wo mu Ruhengeri, arambwira ngo wakoze kwiruka kudakora uwo mushyitsi mubi waruje iwawe. Kutawukora? Kuba ntakoze kuri uwo mushyitsi mubi waruje iwanjye. N'umuhanuzi ampamagara, ese bamubwiwe n'iki? Ati nabonaga haje umuntu usa nabi, ati mbona umukubise uramuhiritse aragiye. Ese bibonye nonaha? Ndavuga nawe Imana ishimwe. Ese bigenze gute? Nawe ndamwihorera. Urumva amabanga yawe wayagumanye, ariko icyo umwuka wakubwiye byo wagikuyemo. Wasanga nawe wohereje uwo mushyitsi ariko. So yibwiwe n'iki? Wasanga wohereje uwo mushyitsi. Ntaho n'abakoboye. Jerry, waruzi ko wakuroze ari ubyuka telefona avuga ati mwabaye amahoro, waramutse uri amahoro. Mwageze y'amahoro, barabinkoza ariko murukira umuntu yangaburiye pe. Ati waramutse gute mushumba? Ntibwanze kunyica ndacyariho. Ahita kupa. Akugenda kubwira bati ubundi ngiye muri systeme zanjye ntabwo uzigera umbikamo umwambi, nzajya nkubika iwawe wumva uburibwe warunzaniye. Uzigera umbuza gusinzira hejuru y'amagambo yawe, nzayagusubiza. Nawe urarukana ko agiye kunkanuza amaso. Nanga umuntu umbikamo ikintu nkarara nkanuye, wowe uri mugona nawe kirarana ariko. Ubwo impamvu nari nkubajije nuko wavuze ngo ni umuhanuzi. So ubwo yabwiwe n'iki ko umushyitsi mubi namusohoye? Umwuka. Reka shafi. Nubundi babikora mu mwuka. Ari jewe rero ndakamubwira nti yewe gutya na gutya. Aha rero niho abantu bagomba kumenyera ubwenge, bagakanguka. Wumvise mushumba? Hari umuntu ushobora kuba ukora ikintu akizi. Umva nge impamvu ndamuzi uwo muhanuzi. Yego. Cya kabiri nzi how nzi uko angirira ishyari mu rwego rwo hejuru. Ntabwo anyanga, ariko angirira iki? Ishyari. Hari n'umunsi yabwiye umunyaburayi ibintu bitabaho. Ese wagirira ishyari umuntu utanga? Kuri jyewe ikibazo nkwereke cyangwa ngo nta kuntu wambwira. Harya umuntu ugendera umuntu uri ku igare yagirira ishyari uri mu ndege ngo bahurire? Ntabwo bikunda. Igare riba Nyabugogo, riba ku kibuga cy'indege. Birahabanye. Icyo mvuze ni iki? Hari igihe ugirira ishyari uwarenza amavuta ufite. Bitakunda. Kitasunika ntiwanaterura. Noneho inkuru uvuze igahita igaruka iwawe, ugahita ucece ukayihorera. Nta gihe umuntu aba afite. Ubundi ikikwereka ko wamaze kurenga urwego rw'abakurwanya nuko inkuru yose ifata nkaho nta kivuze kuri wowe. Ugusa uragenzura ukareba ko nta makosa wagize gute wahakoze. None se niba ugusohokanye akujyana muri capati n'amandazi ya 500, njye unsohokanye akanjya n'agatasi k'aho ari 800, ubundi turarwana ko dahurira mu nyanya, ko dakora ibintu bimwe.
araguhamagaye ati bimeze bite, uwo mushyitsi ni hatari, buriya aragenda, ariko nari nabibonye ko nabisohoye. Kubera iki? Nirukanye umwuka w'impanuka wari untegereje. Ngiye maze iminsi nempanganye n'umwuka w'impanuka. Iyo rero mpanaguzaho agatambaro karimo ubwo butumwa bwa Satani, ko namaze kujugunya se nkabura irengero ryawo. Nakubise hasi ndakungutse gutya. disappear. Mu gipangu se barahazi. Harasimanse hose. Harasimanse ndaje mbura ahantu urengeye naho winjiye. Intumwa zirahari, hari igihe baguha agacuma wakamena ukameneka. Avugisha ukuri. Ibyo byo ndabizi. Hari n'umuntu wabwiye ngo iyo nzoka wishe, umunsi yayishe asabyimba ibirenge n'ubu aracyaryamye. Uzazi cyo kumusura hari igahanga nzamukwereka. Kuva bica iyo nzoka n'ubu yaheze mu buriri kubera ikirenge. Kuko inzoka yaraje yicara aho ajya kunda kwicara. Umuntu barayishe bakice tabyimba ibirenge n'ubu ntarahava. Sorry. Urumva icyo ndakubwira? Ibintu biba bikaze. Aba bantu bo mu mbaraga zo mu muryango baba bazi intege nke zawe, imbaraga zawe, ubuswa bwawe, ukurakara no gufata imyanzuro. Ikosa ritoya urisanga hagati yabo. So rero uno muntu kindi cya kabiri ngomba kurota, navuze ngo nubwo arotara umuntu uryamye hagati muri bo, uyu ntabura kurota abona inzoka yicaye mu mwanya we. Naduhamagare dusenge. Uyu muntu azanyagirwa, imvura imushirireho. Tuzi ko imvura ari umugisha, ariko birose imvura ikunyagira gushiriraho yo muri famiye. Icyaka cyanyuma arota imvura igwa, akabona igisenge aryamyeho kivuyeho. Yego, menya neza ngo ugiye gusenyera urugo n'uwindani. Icyakora no gusenga, twamaze bano banzi. Icyambere no gusenga, nibaduhamagare tubafashe. Ya nimero ni ya yindi, na bwa buryo ni bwa bundi. Nongere mbisubiremo, abifuza umukozi w'Imana Silas mwamushakira kuri Ankoraho TV. Mukurikire bari masengesho. Mugeze mu munsi wa kangahe Silas? Silas wa gatatu. Mugeze ku munsi wa kangahe? Bageze ku munsi wa amasengesho nyabona ka mu joining. Njyanja zarangirana n'ukwezi. Njye nta kwiyiriza, ahubwo numva bimenyetsa akampamagara. Imana ibaho umugisha, mugubwe neza. Umwanzi wo mu nzu. Jeri hano humve. Umwanzi wo mu nzu abazi igihe uryamira, igihe ubyukira, ibyo ukunda kurya, ibyo wanga kurya, aho ukunda kwicara, aho ukunda kuvugana nabo, amazi ukunda gukaraba, gahunda ufite, inshuti zawe, abakwanga, mbega aragufite wese. Ariko hari icyo adafite, ntabwo afite ibanga ry'inyenyeri yawe. Iryo rero ni ryo umuntu abungamunga akagira gute, akaribumbatiza. Njyewe no kunambwira ngo weretswe ibi, nkaba nzi nuko ibyo weretswe ari ukuri, ariko simbyemere. Ubu testimony umbwiye inkangoye ku maso, no kuvuga ngo nimba atampamagaye mbere ngo nzabyirinde, nta mpamvu yo kumubwira amakuru y'ibimaze kuba nubwo bihura, kandi bose ari abakozi. Nyine yavuga ko ari umukozi w'Imana. Nicyo kintu rega ubundi mwige Bibiliya, kuko dushaka kuvuga ati ni umukozi w'Imana, reka mbubohokere mubwire, kumbe you never know. Zasekiwamye ziva heza. Yego, buri urabona nk'urugero uyisomye igitabo cyo mu bami, niba ari mbere niba ari bakabiri, ushobora nk'aba kabiri. Imana ibwira umuntu ngo jya mu gicaniro cya Yerobowamu, urye umweyo, arangije ajyayo. Noneho ngo abana b'umuhanuzi umwe w'umusaza bamubwira ati twabonye umukozi w'Imana waje. Imana yamukuye mu yindi karitsiye iza kumukoresha muri karitsiye irimo undi muhanuzi. Ahagaze bamubwira ati nanjye reka twumvike, nanjye ndi umukozi w'Imana, nanjye yambwiye ngo uze urye umwe. Ararya undi ntiyaba. Akimara kurya bamubwira ko wanze kumvira Imana, intare zirakwica. Saza by'ibihanuzi bishukana. Dufite ibisaza byo mu mwuka, ngo Imana iravuze, dufite ibisaza byo mu mwuka, dufite ibikecuru byo mu mwuka. Iyo mvuga si umukecuru, ni abantu bashaje b'abagome batwifuzaho nabi, bahora bahanura ngo ucitse amaguru urapfuye ntukibayeho, ryaduka rirarangiye, bakubikamo ubwoba ngo nabo bavuganye n'Imana. Ikosa urya muhanuzi yavuze, yari yamubwiye ngo ntuhace, yagombaga no kumubwira ngo jyayo. Kuki bari bivuga ni nyumva nkumve, akajya kubivuga ku ruhande. Hari abantu bakoshya mu mubiri, tuve mu by'umukano tumye mu bakoshya mu mubiri. Wikora ibi
kuko nazi ko nubikora uzatera imbere. Yego. Ntukuzure na kanaka ukazi ko uwo muntu baganira ariko buriya gihe Mufitiye ndamukunda gahunda, yego. numufitiye gahunda. Umuntu ati yambwira ati shatse ngiye kureba je ati none ngiye nkagutandukanya n'umuntu ko numvise avuga ko hari akantu. Yego. So, rero uyu mwanzi abazi byose muri wowe. Uba ugomba rero kurinda inyenyeri Imana yaguhaye kuko ntibagukurikira ku byo ushoboye ahubwo bakurwanya kubera inyenyeri yake iri muri wowe uko abantu bagufata uko isi gufata kuko bazi ibyawe byose ariko tujya tubatsinda mu izina rya Yesu. Turagufasha gusenga Imana iguhe umugisha. Amen. Shalom.